tuyirebe Anuze tuvuga uyu mugenzi wawe ntabwo akwiriye gutabarwa urabona atabikwiriye hakuno ngira ngo nk'uko mubibona uyu mugore yarihishe hano ariko amaze gukora amabara amaze kwica igihebe cy'abandi amaze kwica nyine bino byihebe bari baje gutabara nyine yari amaze kwicamo kimwe gikuru cyitwa Ivani. Uyu mugore rero nawe yaricaye hano yihishe arimo yumva bino bigambo uno mugabo ari kuvuga ati wa mugore we waje ugatabara mugenzi wawe biragenda biti bino byari byarakaye byamaze gusara bivuga ati yawe byibuza uyu mugore yarayingutse ngo tukwereke ibintu tumukorera. Ariko iyi filimi ntabwo irangirira hano. Ku bantu bayikeneye batwandikira muri komenti bakatubaza ngo iyi filimi yitwa ngo iki kugira ngo natwe tuyirebe tuhita tubasubiza rwose mu buryo bworoheje aho ngaho. Uyu mugore rero yari amaze kubona ko akoze amabara ndetse na Daniel yari abarimo yababaye byamucanze byakaze bari bamurashe amaguru bamurashe umutwe ariko atarapfa. Hanyuma rero uyu mugore yari yishe hano arimo apanga buryo ki yajya gutabara Daniel. Gusa ntabwo byamugendekeye neza kubera yuko bino byihebe byari byamaze kurakara byamaze kubona yuko uyu mugore atari buze kugaragara bihita birasa isasu. Uyu mugore bikirasa isasu amaze kuryumva agira ngo ni mugenzi we bishe. Umugore tayari ahita avuga ati reka nze gucika. Iyi filimi rero ifite iherezo ryiza Daniel yazi kwishura atapfuye. Reka dukomeze.